muganga. Murakoze cyane. Natwe twongeye kubaha ikaze kuri tubaye karibu kuri Unique Rehabilitation Clinic muri Sanga. Murakoze cyane muganga. Mbere yuko wenda dutangira mu kuvuga ku burwayi bushobora gufata ijosi ndetse n'uburyo dushobora kubungabunga ijosi, nyemerera nkomoze gato ku bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima bagaragaza uburyo indwara zitandura zihangayikishije. Harimo ingingo yo gukora imyitozo ngororamubiri. Ikigaragara cyo ngo muri rusange turi munsi ya cya cyegeranyo kijya kivugwa cy'iminota 150 turi munsi yaho. Noneho n'uburyo abantu bakoragamo imyitozo ngororamubiri baragabanutse, pourcentage zaragabanutse. Muri 2013 imibare yari muri rusange imibare y'abakora imyitozo ngororamubiri yari 21.4%. Muri 2022 iyi mibare yaragabanutse cyane, ubu ngubu turi kuri 4.6%. Ese nk'aba physiotherapist cyangwa se abahanga mu kuvura ingingo, mu kugorora ingingo, iyi mibare ntibahangayikisha? So rero ni ikibazo gikomeye cyane kubijyanye nuko abantu aho kugira ngo ubone ko abantu bongera gukora imyitozo cyangwa se siporo muri rusange, ahubwo ukabona imibare iragenda igabanuka. Ntekereza ko hari ibintu bibitera, ariko abantu bakagombye gutsinda. Abenshi mu bo twakira hano baje nko kwivuza cyane cyane indwara zifata ingingo, hari igihe umubaza ukamubaza uti se mu by'ukuri ukora iyihe siporo? Akakubwira nta siporo nkora. Akakubwira ati cyakora ndagenda n'amaguru. Wamubaza se ubitegura ute? Utegura iyo siporo yawe yo kugenda uyitegura ute? Ugasanga mu by'ukuri nta siporo akora, ahubwo arakubwira ngo mva mu rugo n'amaguru, ngo ku kazi mba ngenda. Iyo ntabwo ari siporo. Uri mu kazi, siporo iba benefit cyangwa se siporo igira icyo yunganira ku mubiri iyo yateguwe. Kuba rero abantu kudakora siporo bigenda bigabanuka, of course birahangayikishije. Ntabwo bihangayikishije aba physiotherapist gusa, ahubwo muri rusange bihangayikishije abaganga bose, uretse ko ari na burden, no kuvuga n'umutwaro ukomeye muri rusange ku gihugu, kubera ko siporo ifite akamaro kenshi cyane ko kurinda indwara mu mubiri. Harimo izo twakwita za ndwara zitandura, buriya nk'abantu bafite diabete, abantu bafite indwara z'imitsi, hari igihe tubategeka gukora siporo régulièrement ijyanye n'uburwayi bwabo, kugira ngo bwa burwayi ari diabete, ari imitsi, ari indwara z'ubuhumekero. Hari igihe usanga umuntu yarwaye indwara z'ubuhumekero bitewe nuko ibihaha bye, igihaha cye ntabwo kiri weak, inyama masozi zishinzwe gutuma umuntu ahumeka neza ntizikora, so ukaba wamutegeka gukora akasiporo gatoya. Ibyo bikaba byatuma byafasha kugabanya severity cyangwa se bwa burwayi kuba bwakwiyagrava. Urumva rero muri rusange aho ni kuri side y'abaganga, ariko nanone siporo ishobora gufasha cyane mu iterambere ry'igihugu, kubera ko tuvuge umuntu ukora muri office arwaye diabete, ajya 3 cyangwa se 2 kwa muganga mu cyumweru, aratayo amasaha 2 igihe cyose agiye. Ubwo ni amasaha 6 cyangwa se 4 mu cyumweru. Yakagombye kuba akora ibindi biteza igihugu imbere, yakagombye gukora ibindi bituma umuryango we ugira icyo ubona ugatera imbere. So urumva rero mu by'ukuri kudakora siporo cyangwa se abantu kuba batakumva agaciro ko gukora siporo ni ibyago ku muryango, ni ibyago ku gihugu, ni ibyago ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Muti ni ikibazo kirahangayikishije, yego. N'ubundi tukirimo kuvuga kuri imyitozo ngororamubiri, reka dusubire ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, indwara cyangwa se uburwayi bushobora gufata ijosi. Njya mbona niyo abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri, iyo barimo gusoza ba stretching imitsi, hari n'uburyo bagorora ijosi. Ijosi rishobora kugira bibazo ki? Urakoze cyane.
ubundi ijosi ni igice cya mbere cy'umugongo, ni igice cya mbere cy'igice cy'umugongo. Ijosi rero rikaba rigizwe n'amagufa agera muri 7 ndetse n'imyakura ihasohokera igera mu 8. Iyo myakura ikaba ishinzwe gutuma ijosi rikora neza ndetse n'amaboko agakora neza. Muri iyo myakura hari icyo umuntu yakwita, hari imyakura ishinzwe gufata amakuru ikayajyana ku bwonko, hari n'indi myakura ishinzwe gufata amakuru ikayavana ku bwonko igashyira amaboko agakora icyo agomba gukora. So muri rusange rero ijosi navuga ko ari igice gikomeye cyane cyo kwitabwaho na buri muntu wese mu buzima bwa buri munsi, kubera ko hari ibyago bishobora kubaho umuntu akaba yarikoresha nabi ugasanga biteje ibibazo, uretse kuba byateza ibibazo ku maboko gusa, bikaba byateza ibibazo n'umubiri wose, kubera ko ku ijosi niho hantu amakuru ya mbere aca yaba yinjira mu bwonko cyangwa asohoka mu bwonko. Mu kuvuga iki, niba tuvuge umuntu ashaka kujya kwihagarika, ubwonko butanga ko vesi yuzuye, hanyuma bikaba ngombwa ko haba mesaje ivuga ngo haguruka ugende, tuwarete iri hehe, ujye aho ugomba kubikorera. So naho hantu bica rero bibanza guca mu ijosi muri moire épinière, bikajya mu bindi bice byose kugira ngo ibindi bice bikore. So rero ijosi tutaryitayeho cyaba ari ikibazo gikomeye. Byari rero umuntu ashobora kumenya ko byari byose ijosi rye ntago rifite umutekano, ijosi wenda ntago rimerewe neza ku buryo bishobora no kuba ngombwa yuko ajya kwa muganga. Ese ni mu gihe gusa yumva guhindukira byanze, cyangwa hari n'ubundi burwayi buba bushobora gufata ijosi? Ubundi navuga mu bice bibiri, hari ibintu bishobora gutera ijosi cyangwa se uburwayi bw'ijosi, nabishyira mu bice bibiri. Hari ibintu byoroshye cyangwa se bitatu. Hari ibintu byoroshye bigaragaza ko donc ijosi ryawe rishobora kuba ritangiye kugira ibibazo. Rimwe na rimwe aho usanga umuntu agira urukebu rujya ruza rimwe na rimwe, ugasanga birijyanye birarangiye nyuma y'iminsi 3-4 bikarangira, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe urabyuka ugasanga ntabwo uhindukira neza. Ibyo ni ibimenyetso byoroshye bigaragaza ko ijosi ryawe ririmo kukubwira ko hari ikibazo, hashobora kuba hari ikibazo ugomba kwitaho, cyangwa se ukumva haraza ububabare ariko bugashira. Ibyo ni ibimenyetso by'ibanze bimwe biza bikagenda, navuga ngo byoroshye. Ariko hari n'ibindi bimenyetso navuga ko bikomeye rimwe na rimwe iyo udafashe ingamba zo kujya kwivuza bishobora kuvamo n'ubumuga. Hari ikimenyetso cya mbere gikomeye, ni ukuba umuntu ashobora kugira navuga ububabare buri shapu. Bwa bubabare bumeze nk'aho ari urushinge rukujomba, ndetse bigafata cyane hafi mu gihumbi, ni ukuvuga hagati hano, ugasanga birafata uruhande rumwe ku buryo usanga umuntu afite, urabona donc arigengesera, kuko iyo amuvinze bwa bubabare burajomba. Cyangwa se ugasanga ububabare niba butari mu gihumbi hano, buraza bukamanuka bukagera mu rutugu, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe biramanuka ugasanga ububabare buragera no mu kuboko. Rimwe na rimwe kuba wakoresha ukuboko ukaba gufite imbaraga, ariko ugasanga ububabare buratuma utabasha gukoresha kwa kuboko. Kandi icyo gihe ntabwo ijosi ari ryo riba ririmo kubabara. Icyo gihe ushobora kuba ubabara ijosi cyangwa utababara ijosi. Mubona ababonye mu barwayi nabonye, ndumva nk'abarwayi bagera muri 6, 3 muri bo ntabwo bababaraga ijosi, ariko dukoze investigation dusanga ibibazo biraterwa n'ijosi. So hari ikindi kimenyetso rero gikomeye kigomba kukubwira ngo no, ibi ntabwo ufite control kuri byo, jya kwivuza. Kumva nta mbaraga ziri mu kuboko, mu by'ukuri urumva urababara ijosi, ariko ikigeretseho
wajya gukoresha ukuboko ukumva nta mbaraga, wajya gufata brose ngo wibrose ukumva nta mbaraga. Ndabafite n'uyu munsi donc ubu tugeze aheza, ubu noneho ashobora gufata amazi akayashyira mu kanwa ariko kwiborosa bitaraza kuko bisaba izindi mbaraga, ariko ni ibintu bigenda biza kandi ikibazo ari ijosi. Ikibazo ari ijosi. Voilà. Hanyuma hakaba ikindi kimenyetso navuga ko gikomeye barwayi benshi tubona cyo kubabara umutwe ukurura uruhande rumwe ukumva umutwe urakurura, rimwe na rimwe abo mfite yakora hano nakumva ntabwo ahumva, kumva nibi ntabwo iki gice ari cye cyangwa se hano, rimwe na rimwe bikaba byamutera donc ibintu kubona ukabona ntabwo abona neza. Ikindi kimenyetso navuga ko cya nyuma ni ukumva ukuboko gushanyarara, rimwe na rimwe ukumva ububabare buraturuka hano, hanyuma bwageramo hano ukumva ibinya, ukumva amashanyarazi aragiye, ukumva donc birarekeye aho, bikongera ukumva birarekeye aho. Navuga ko ari ibimenyetso biba bigoye cyane. Niyo umuntu aje akakubwira ibi bimenyetso, hari igihe gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo dusubize ibintu ku murongo tuba twitonze, kubera ko dushobora kubyangiza cyane kuruta uko twakora ama examen tukareba. Ibyo bibazo byose nyine nk'uko muganga amaze kubidusobanurira, cyangwa se bimenyetso bishobora kukugaragariza ko ijosi ryawe ritamerewe neza, birumvikana yuko biba bigomba kuguhangayikisha bitewe n'uko iryo josi niryo rijya muyoboro ujyana amakuru ku bwonko cyangwa se uvana amakuru ku bwonko. Birumvikana ko ari ikintu gihangayikishije. Aha umuntu nanone yahita nibaza, ese hari uburyo umuntu yabungabunga rino josi ku buryo ritaza kugira biriya bibazo byose? Ko icyo numva gishobora kuba kinahangayikishije kurusha ibindi ni uko ushobora kugira ibibazo by'ijosi ariko utarimo kubabara ijosi. Icyo gihe bishobora gutuma umuntu azajya kujya kwivuza yaratinze, kandi abaganga buri gihe twakira muri Menya Wirinde mukunze kutubwira ko umuntu aramutse yivuje hakiri kare, yisuzumishije akabimenya hakiri kare, haba hari amahirwe yigarurira. Hari uburyo umuntu ashobora kubungabunga rino josi ku buryo ritaza kuza noneho kugira ibi bibazo? Hari uburyo umuntu ashobora kubungabunga ijosi, birashoboka cyane kuribungabunga kugira ngo usigasire imiterere y'ijosi. Ubundi icyambere gikomeye mu kubungabunga ijosi ni ukurikoresha neza. Uti gute? Ni ukwicara, ukicara neza uri tout droit, cyangwa se ukicara wemye ku buryo utari bwuname cyane kuri telefone. Kuvuga iki? Kuvuga ko hari uburyo, hari ibintu byinshi abantu bakora byangiza ijosi. Hari ukuba ushobora kunama kuri ya telefone nababwiye, ugasanga rimwe na rimwe uyunamyeho iminota myinshi, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko wunamye kuri telefone igihe kirekire, ubundi iyo wicaye tout droit bivugwa ko nibura uba ku mutwe wawe ufiteho ibiro 4 cyangwa se 3. Uko rero ugenda wunama, ibiro bigenda byiyongera. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu wunamye kuri angle ya 60 aba yikoreye ibiro 28 ku mutwe. Ibaze rero kwikorera ibiro 28 amasaha 2, amasaha 3, ni ikibazo gikomeye. Hari kujya mu gitanda umuntu ari kuri laptop cyangwa se ari kuri telefone. Ibyo rwose nkunze kubibwira abantu batugana, bakambwira ko batabishobora. Urumva ibyo bintu, urumva ni comfortable, numva nkora nta kibazo, ariko mu by'ukuri bikarangira noneho no gukorera kuri table neza byanze, kuko already yangirije ijosi. Hanyuma hakaza ikindi cyo gukora siporo zitajyanye n'imyaka ndetse zitajyanye n'ubushobozi bw'umubiri. Donc turimo kuvuga kubungabunga. Rero ku bantu benshi, mfite abantu benshi bajya mu majime, ugasanga mu by'ukuri arashaka guterura ibiro, nosa niba aterura 60,
nanjye Jean de la Paix mfite ibiro 50 ndashaka guterura 40 kugira ngo donc nanjye mwereke ko cyangwa se nubaka umubiri. Ntabwo ari byo. Umuntu yakagombye gukora siporo ijyanye n'imyaka ye n'icyo umubiri we ushaka mu buryo bwo kugira ngo atawangizaho kugira ngo benefiting. Muri izo siporo rero ndashaka kuvugamo 2 cyangwa 3. Gusimbuka umugozi. Mu by'ukuri sinzi umuntu wabwiye abantu ko gusimbuka umugozi ari ibya buri wese. Nago mbizi ariko mu bantu twakira hano barwaye ijosi 3 muri bo. Tuvuze twakiye 6 muri bo usanga gusimbuka umugozi ari ikibazo gikomeye. Nibyo? Yego. Uretse no kwangiza ijosi, of course byangiza n'amavi. Gusimbuka umugozi ikindi abantu bakagombye gukonsulta abantu. Hamagara umuntu mubaze se ko mfite programme ya masport ya naya undebye nuko ngana uku nkore yize urabona nakora ibiki. See, that's one. Icya kabiri, push up zigiye kumara abagabo hano ndabafite rwose zo ni ikibazo gikomeye. Usanga arakora push up ijana buri gitondo, so uragasanga push up akora imbaraga saba ibitugu, kandi twibukiranye ko hari imitsi ituma urutugu rukora imwe yose ishigafata hano. Imbaraga saba urutugu na chest n'ibiki byose ni nyinshi ugereranyije n'imbaraga masozi zifite. So ugasanga rero arangiriza ijosi cyane. Cya gatatu navuga ni bijyanye na stress. Enda umuntu yazabisobanura birambuye uburyo stress ishobora kwafekta umugongo n'ijosi muri rusange. Yego. Navuga ko ibyo byose murimo kudusobanurira umuntu arahita yumva nyine bihangayikishije kubera yuko narinzi yuko umuntu ari wese ashobora gukora siporo yo gusimbuka umugozi. N'ushobora kuba yagorwa n'izindi ariko akaba yasimbuka umugozi. Abagabo bo honyine byose abenshi bahurira ku gukora za pompage. Uburwayi bwaba bwamaze gufata ijosi kabone wenda umuntu yatinze kubumenya buba bushobora kuvurwa bugakira umuntu aramutse yitayeho. Murakoze cyane. Ijosi rishobora gukira ariko hari ibyo umurwayi ku giti cye aba agomba gukora. Niba twabonye uburyo umuntu ashobora gusigasira ijosi hanyuma ukavurwa ariko wowe ubwawe ntusigasira ijosi, of course ntabwo wakira. Ni hahandi umuganga kuvura ariko nyuma y'iminsi runaka ugasanga n'ubundi uragaruka cyangwa se ubundi birongera bikaza. So birashoboka cyane ko umuntu ashobora gukira ijosi igihe nawe yumva uruhare rwe mu gusigasira imikorere y'ijosi muri rusange. Hanyuma hari ingaruka umuntu ashobora kugira zishobora guterwa nuko yatinze kuvuza ijosi, yaba yaratinze kumenya ko arwaye ijosi. Ingaruka? Yego. Hari ingaruka nyinshi cyane zishobora gutuma umuntu zaterwa nuko umuntu yatinze cyangwa se ativurije ku gihe. Zirahari nyinshi. Ndareba nko mu bantu mfite navuga ko hari abantu bagira disability, no kuvuga ubumuga. Ugasanga umuntu yatinze kwivuza ijosi bikarangira ingaruka ya mbere ibayeho ari uko nta kindi cyakorwa, ari uko bagomba kumubaga. Nanjye ubwanjye namukoraho rimwe nkavuga wapi umubiri wawe wapi, akagomba kujya gushaka umuneurosurgeon kugira ngo amuvure mu buryo buri surgical kuko nta kindi kintu cyakorwa. Ariko nawe of course hari ibindi areberaho, ariko iyo ni ingaruka ya mbere ishobora gutuma umuntu ishobora guterwa nuko umuntu yatinze kwivuza. Ingaruka ya kabiri ni uguhora urwaye kubera ko bigeraho bikaba chronique. Bya bintu witaga ko byoroshye biza bikigendera bikaza bikigendera, noneho buryo umubiri wacu ufite ukuntu urwana n'uburwaye cyangwa se n'ikishaka kuwuhungabanya, ariko hari aho ugera umubiri ntubugishoboye kurwana. Nibyo twita ugasanga umuntu yagize ibintu biri chronique bihoraho nta n'icyo twabikoraho. So urumva rero
kwivuza gutinda kwivuza ntabwo ari byiza kuko bishobora gutera ibyo bibazo byo kuba ufite ikintu uzahorana mu buzima bwose. Ikindi cya gatatu, indi ngaruka ni uko umuntu ashobora kuba pararize. Ashobora kuba pararize, ntabwo bikunze kubaho kenshi, ariko bishoboka ko ushobora gutinda kwivuza ijosi ukaba pararize, either ukaba pararize ukuboko kumwe cyangwa se ukaba banapararize n'amaboko n'amaboko n'amaguru. Birashoboka kubera ko twabonye ko ibikontorore bituma amaboko n'amaguru n'ibindi byose bikora message cyane. Iyo rero hashobora kuba compression ishobora gutera ko mware piniere biba bloqué, no kuvuga ko ushobora kuba pararize umubiri wose. Izo ni ingaruka navuga ko nibikunze kubaho, ariko ushobora gusanga muri abo bakeya donc bishobora kubaho. Twahoze turimo kuvuga ngo uburyo umuntu yabungabunga ijosi rye ari kuba wenda ubwe yaribungabunga, ariko ibyo ari byose wenda hashobora kuba haba hari n'ikindi gishobora kuba cyatuma ijosi naryo riba atake cyangwa se ijosi rirwara. Haba hari ikindi gishobora kubitera, atari uko gusa naryamiye nabi cyangwa se nakoze siporo ntagishijemo inama. Birahari byinshi bishobora gutera uburwayi bw'ijosi. Kimwe mu bintu bishobora gutera uburwayi bw'ijosi, hari ukuba ushobora kurwara ibindi bice, kubera ko uko twabivuze mu buryo kugira ngo tubivuga mu magambo make, ariko ubundi imitsi ikontorora ijosi imyinshi iza igafata hano mu bitugu ndetse igafata na hano mu ntugu. Umuntu rero ashobora kurwara urutugu, hanyuma ububabare bw'urutugu bukaba bwajya ku ijosi. Umuntu akibwira ko arwaye ijosi, ukumbi arwaye urutugu. Ibyo bikunda kubaho cyane ku bantu bakoze siporo cyangwa se abantu babashe kurwara bigeze kurwara intugu. Hari uburwayi bita rotator cuff injury, ni imitsi ikontorora urutugu kugira ngo rukore neza. Hari igihe kamwe muri byo, iyo umuntu ateruye cyane se cyangwa akora imirimo iri repetitive, imirimo ihora ukoresha ukuboko, urugero twatanga nk'abantu bakora mu library, abantu basinya cyane, bafata dosiye nyinshi bagasinya, abantu batwara ibintu biremereye cyane ku rutugu, abantu bakurura bagasunika bagaterura ibintu biremereye, akaba ariyo mirimo ihoraho ya buri munsi. Bari abantu bakunda kugira ibyo bibazo bya rotator cuff injury. Hari igihe rero izo maso zishobora gutuma habaho no kubabara ku rutugu. Ibyo ni ibintu navuga ko umuganga we ari ureba, agakora test, special test, kugira ngo arebe ese ububabare bw'ijosi buraturuka ku ijosi cyangwa buraturuka mu rutugu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hari ubundi burwayi bukunda kwibasira abarwayi, aho agace kamwe k'ubwonko hano inyuma, navuga ngo ni agace gakontorora equilibre y'umuntu, kuba wahagarara ntugwe, kuba wagenda kuri etage ntugwe, ntumve ufite ikizungera. Ni agace gatoya twitwa cerebellum, gashinzwe gukontorora ibyo nababwiye. Hari igihe kamanuka gato, kamanuka kagafata kuriya mware piniere hano. Abantu tubyita, abantu babirwaye cyangwa se ufite umuntu wabirwaye babyita chiari malformation. Hari igihe rero ni n'uburwayi bubi, ni n'uburwayi bukaze cyane, kubera ko ubu burwayi iyo umuntu abufite ababara ijosi bikomeye cyane, akumva arashya mu mutwe. Niho handi nababwiye ko umuntu ashobora kurwara umutwe, ariko hari n'ibindi byinshi. Akababara umutwe, agashya cyane, ugutwi akumva harimo injeri ziravuga, ijosi rikababara cyane, no kuri muvinga bikanga. So ubwo n'ubundi burwayi bushobora gutuma umuntu ashobora kurwara ijosi. Aho niho uzasanga rero abarwayi kenshi agiye nko kwa muganga, bakora x-ray bakabona nta kintu kirimo, bakora ibintu byose, amateste muri shoulder bakabona nta kirimo. Ariko iyo uhuye n'umuganga ubisanzwe abimenyereye, atekereza beyond. So hari ni icya gatatu kindi navuga, hari accident. Hari accident, hari uburwayi donc bw'ijosi akenshi abantu benshi batitaho. Urugero, nk'iyo umuntu ari mu modoka cyangwa se ari kuri moto, hanyuma utwaye akabona ikintu kiri danger, agafata frein byihuse, hari muvoma usanga umuntu agize, donc muvoma icyo bita
acceleration deceleration y'ijosi. Iyi muvuma ituma akenshi abantu tubyita whiplash injury. Iyi injury ikunda kubaho ku bantu, ugasanga mu masaha makeya umuntu icyo yarebaga ni injury yari igiye kuba no kubura ubuzima, ariko ntiyite ko ijosi rye ryahangirikiye. Nyuma y'igihe runaka akakubwira ngo ndumva ntangiye kumva donc ijosi rirababara. Donc wamubaza ati wigeze ukora accident toya? Iyo nayo tuyishyira mu bwoko bwa accident ushobora kwangiriza ijosi. Yego ibyo ari byose wenda bishobora guhungabanya ijosi byo turumva ko ni byinshi, ariko hari inama mwumva mushobora kutugira, kuko ijosi navuga ngo ni kimwe nanone mu bice bitufatiye runini ku mubiri wacu. Inama ikomeye ni ukuba active ndetse ugasigasira imyicarire yawe n'imikoreshereze ya telefone yawe ikaba iri imbere, ibintu niba ari ugusinya bikaba biri hafi yawe, pana gustretchinga, donc gukoresha ijosi cyane, guhora ugenda ureba ijosi, donc egera ibintu byawe ubukoreshe ijosi neza. Kuryama gerageza uryame ariko wisegure ukuboko kwawe, niba unakunda umusego wisegura agasego gato cyane, wirinde kuryama wibitsinda ko ni position mbi cyane navuga ko yangiriza ijosi. Hanyuma ikindi ukore siporo ijyanye n'imiterere y'umubiri wawe. Nutabikora akenshi hari igihe abantu bavuga ko nta mwanya wa siporo, ntabwo nabona umwanya wa siporo, good, ariko umwanya wo kuza kureba Jade